ndacyategereje umugisha wawe. Uwa cyenda n'uwa cumi urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto 5:9. Nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari, uko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Numva ibindi twagenda tuyivuga imirongo, ariko tugahagararira kuri uyu nguyu dukurikije ibihe turimo n'amagambo tumaze iminsi twumva yo gukorera Imana. Yankozeho kandi niyo ntego y'ubuzima bwanje. Umuririmbyi yavuze ngo gukorera Imana twahamagawe n'Imana kubw'ubuntu, ariko kubw'ubuntu busaga duhabwa gukorera Imana. Kwa neema kabisa tumekubaliwa na Mungu, ariko kwa neema kubwa zaidi tumekubaliwa kumtumikia Mungu. Noneho hari umurongo wa Filipi, buryo umuntu agira umurongo w'urufunguzo. Kabiri umurongo wa kane ni umurongo uba ku buzima bwanje, urufunguzo uvuga ngo umuntu ye kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Chacun de vous ne considère pas ses propres besoins, mais qu'il considère aussi ceux des autres. Mtu asijifikiri mwenyewe, bali afikiri na wengine. Umubiri wanje n'ubuzima bwanje, uwo murongo uba imbere y'ibindi. Icyo nasomye uriya murongo w'Icyenda bavuze ngo nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari. Iyo turi iwacu ushaka ko tunezeza Imana. Ubuhamya buri mu kunyura hano muri iki gitaramo buratangaje. Ibintu Imana yadukoreye, ibintu Imana yatunejeje. Hari umuntu wavuze hano tugatwumva ibintu dushaka ko Imana itugirira neza, kandi twese tugatangara tukazamura amaboko. Ariko Pawulo hano yaravuze ngo dushaka uko natwe tumunezeza. Iyo dukora natwe tuyikora ku mutima, kako akundi dukorera tukadukora ku mutima. Sarire Adonejo nasubiye kumukunda cyane, umwana wa Revera Makombe yasize umugabo. Iriya mirongo yo muri Matayo Yesu yavuze yaramfashije kabisa. Nari ndwaye, nari nshonje, nagize gute. Donc biri iyo tubikora tuba tunezeza Imana. Kuko ngo azatubwira wa munsi ngo burya mwabikoraga nije mwabikoreraga. Tekereza iby'Imana yagukoreye n'iby'Imana izidukorera, amaze utekereze ngo se ngewe nakoze iki. Ndashaka ko tuganira tugeze hariya mu cyumba hejuru itorero ryagiye gusa n'abazamuka, amaze tuje kureba ibintu bizagerwa, Imana izatureberamo, Imana izaduhanga amaso irebe ibyo twakoze tukiri mu mubiri. Bibiliya yavuze ngo kuko ngo ari ibikwiriye ko twese tuzagaragara intebe y'imanza ya Kristo, umuntu wese agahabwa ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza ari ibibi. Turemera cyane kuko Yesu azaza kandi akazadugororera. Mu Kigiriki baravuga ngo azahagarara kuri bema, azahagarara ahirengeye, atanga amanota. Uba ari hejuru yacu, ariko arareba imikino, ariko arareba ikibuga dukiniramo n'imirimo dukora, aguma kwandika. Uwo munsi azabizana imbere yacu, amaze atwereke imirimo, atwereke ibyiza, abantu bakomerwa amashyi, abantu bashimirwe. Azaza gushimirwa bera no gutangarirwa bamwizeye bose. Amen. Mu buryo butagaragara, bamwe ntibabimenye abandi bakabimenya, ariko humura, ibyo ukora byose hari umunsi uzagera tugahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Reka maze basenge gatoya, ngewe Imana imaze kunyereka ko tugomba gukora.
kiwe na ririya jambo Pawulo yavuze ngo gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. yego Gutanga guhesha umugisha, ntabwo Yesu yavuze iryo jambo, ariko ni Pawulo wabyanditse, ntawe tubisoma Yesu yabivuze, ariko Pawulo yaravuze wibuka amagambo y'umwami Yesu yavuze ko gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Iryo jambo Pawulo yasobanuye, mwibuka amagambo umwami Yesu yavuze, abo mu byakozwe n'Intumwa 20:35, mwibuka amagambo umwami Yesu yavuze ko gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Maze kubyo banga yo natekereje ko nakora mu bushobozi bwanje bukeya, natangiye gukora cyane nkora kandi natangiye gukora kera, ariko ibifatika hano burya muri corona naratekereje njya ku karere mvugana n'abantu nari ntuye mu Ruhango, mvugana n'abayobozi icyo dukorera abantu bashonje, bafasha indaya, bafasha abanyamagare, bafasha abamotari, ariko kureba abantu basigajwe inyuma n'amateka, abantu les oubliés, les délaissés, abantu batitabwaho. Ntibyashoboka ko hari ikintu babamarira. Birambabaza icyo gihe ndagiye nashaka amafaranga, nashaka ibiro 200 bya kawunga, ndagiye ngura ibigori ndabishesha, fata ibiro 200, ndagenda yari imiryango 40, umuryango nkaza nkohereza ibiro 5, ibiro 5 mugende muzashigisha igikoma murebe ko ko bwira. Babiri umunsi umwe cyangwa mugoroba umwe birarangira, ariko mbabwire kugeza n'ubu iyo uhageze ukababaza ngo ese corona mwagiraga gute, mwarya iki muri corona, bazakubwira ngo pasiteri Rugazura niwe watugaburiraga, kandi ari ibiro bitanze ku muntu, kuko umurimo mwiza ibo ntibaza babona ko ari ibiro 5. Buri muntu azavuga ubufuka natwaye ibiro 200, agamavuga ngo niwe nawuzari, kandi ari ibiro 5. Akarimo gato ukora karazamuka imbere y'Imana. Yatekereza mbashira ku mutima ubu ngubu, kubera iyo mpamvu y'utwo tuntu duto, ubu ngubu tubafite abana 100. Koma natangiye undi mwaka mu kwezi kwa mbere, buri munsi umwaka urashira, ubu ngubu ntangira guhindura, tukabaha 2 mu cyumweru. Madama ajyayo gihe niwe ujya guteka igikoma, abana 100 b'abatwa b'abakene b'abatindi badashoboye, barwaye bwaki, bacuramye imisatsi, abana barahembuka, abana babaho, kandi uko tubakorera Imana natwe dukorera, uko tubaha Imana itwongera. Nta kandi kazi, ntawe umpemba, ntawe ugira gute, n'akarere kararushe karabimenya, umurenge urabimenya. Ejo bundi nabonye bakuzanira amata, bakaza batwinginga ngo dore amata, dore ifu y'igikoma, reka tubongerere. Imana ibahumurije abumvise ikorwa mbaha abana. Ndashaka kubereka ngo ubuzima bwacu bwo gukorera abandi nicyo abari hano mu Rwanda barahari, mutuye hano ba Reverend Damien, muzasure muzarebe, nzabikorera ngo nezeze Imana, kuko nibuka ririya jambo rivuga ngo ubwo wabikoreraga umuto nije wabikorera. Ujye utekereza wowe ntutugere imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, ibyo zawe, imyenda yawe, amafaranga yawe, tubanza kubizagerwa hano. Uzutekereza umunsi tuzagera imbere y'Imana, ibyo dufite bizasigara kuri isi, tuzajyana n'imirimo yacu. Bibiliya iravuga neza ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, nabo n'imirimo yabo irabakurikiye. Ese uko ibyo uzi ukora bimeze gute? Ubu ngubu dufite ikibazo kiremereye, abantu bavuye muri Kongo, mutekereze yatubwiye ejo abapfakazi ya Doni, ndababara, ngewe ndababara bikomeye. Reka nabo zimuvuga mutware yagize neza, Imana imumugisha kuba yarabasuye, ariko hari abandi bari hariya muri Kongo, abo bapfakazi benshi mwumva ingahise muzi ikibazo cy'umuco w'iwacu, b'imyaka 16, b'imyaka 17, b'imyaka 18, b'imyaka 20, ugasanga afite abana 3. Uwo muhaye muvuga ngo ni umupfakazi, ni uruhinja rw'imyaka 20, 20, wese ubinja.
tekereza uwo mwana, tekereza abo bana nibakura, kandi Imana izabare. Ejo yatubwiye amagambo akomeye, Imana izayumva kurira kwabo nibamara gukura. Ntacyo wabamariye, ntacyo wabakoreye. Benshi bamaze gukura basigaye bahindukira bakabaza, wamenye ubupfubyi. Njyewe sinabaye imfubyi, nabonye data na mama kandi bagiye bashaje, ariko nyuma yakuyemo we ubupfubyi, nabona imfubyi ndagira ubwoba. Nimutekereze ariya magambo muyashire mu bikorwa. Ejo abantu baritanze, ejo abantu bagerageje gukora, ariko turi abantu 600 hano, turi abantu 100. Muhaguruke mubigire benshi, dufashe abakene, dufashe imfubyi, dufashe impunzi. Ariya magambo ntazadutsindishe wa munsi tuzaba duhagaze imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Reka tumabwire ibintu naraye nsomye, tekereje bene Pashe yanditse 9 bizagerwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Amaze urebe, wigere, wishire ku minzani, urebe kuri uzatinyuka guhagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Mubyayishuwe 12 umurongo wa 6 haravuga ngo umugore ahungira ahantu yateguriwe n'Imana kuzamara iminsi 260. Ku murongo wa 14 ukavuga ngo uwo mugore ahabwa amababa 2 ameze nk'ikizu kinini, aguruke ahungire mu butayu ahantu he aho yiteguriwe kuzamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe yakiyoka. Mwese abasoma Bibiliya murabizi kuri ya mugore asobanurwa mu buryo butatu. Byayishuwe ubundi bisobanura de doublema, imbere n'inyuma. Mbere ni Israel, kandi ikibazo kinini murakireba, muze mukurikira amakuru. Israel ubu nyine igeze cyagiye kiri hafi kuyigeraho kugira ngo ihungishwe, isi yose izayitera. Iriya ntambara yari ntoya ariko izaba nini, izakura. Yohana yarabibonye mu byayishuwe, abasirikare 200,000 bazajyayo, uduhumbagiza baje kubatera. Ariko Imana yamaze gutegura ahantu bazahungishirizwa, bakazahamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Iyo ni imyaka 3 n'igice, niyo ya misi 260, niyo y'amezi 42. Icyo gihe bazaba bagowe baterwa, nicyo gihe itorero rizaba ryamaze kuzamuka. Iyo myaka 3 tuzaba turi hariya mu kirere, imyaka 3 n'igice. Imana ya Yesu yavuze, reka tuguruke tuzamuke tuje gucunga, tuje guhabwa ingororano zikwiranye. Mubyayishuwe haravuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano n'ibyo yakoze. Ndi yaruvana uwa mbere n'uwa nyuma, cyangwa hahirwa abamesura ibishura byabo kugira ngo baze binjira muri bicare kuri ya ntebe, binjire muri rwa rurembo. Tuhageze icya mbere kizarebwa abavandimwe ni imirimo yacu, ibyo wakoze. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorindo 3 umurongo wa 10 haravuga ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe kumenya, nashizeho ibuye kuyubakisha mukuru. Umuntu areba uko yubatse kuri urwo rutare, umuntu areba uko yubatse kuri uwo musingi. Abubakishije ifeza, izahabu, amabuye y'agaciro, imirimo yaho ntizaba. Ariko abubakishije ibiti, ibikenyeri, cyangwa se ibyatsi, imirimo yabo izashya. Iyi mirimo izashya ni imirimo itera imbuto, n'ibintu tuvugisha amagambo tudakora, n'ubutunzi Imana yaguhaye tutabukoresha. Iyo mirimo ibyatsi, ibikenyeri, ibiti ni imirimo yo hanze, ni imirimo tukora kugira ngo abantu badushime, badukomera amashyi, batwamamaze. Ariko dukora imirimo kugira ngo tunezeze Imana tukiri muri uyu mubiri. Imirimo izashya, iyo mirimo y'ibikenyeri. Ariko abubakishije zahabu, abubakishije ifeza, abubakishije amabuye y'agaciro. Zahabu ni ubumana, ifeza ni ugucungurwa, amabuye y'agaciro agakiza. Tujye dukora imirimo y'umwami tukiri muri uyu mubiri kubera agakiza Yesu, kubera
amaraso ya Yesu. Kubera iki? Kubera ubumana, kubera ko twamenye Imana. Nituve mu magambo dushire mu bikorwa ijambo ry'Imana ko twahawe agakiza ku buntu. Yobu 31 naraye nisomye irantangaza. Yobu 31 muzasome murebe. Nasomye uriya murongo wo kuri 6 uvuga ngo henga mpagarare ku minzani iresha. Henga mpagarare ku ndebe akazavuga ngo se umukene wangezeho musubiza inyuma. Hari umwana w'impunzi n'imyamaboko, hari umuntu wagize imbeho nkiriho nkamumenya. Amagambo gira ubwoba. Bavandi musome iriya Yobu 31 muratangara uzayigereho urebe ko nta muntu wagutegeye ukuboko mu kumwima. Hari umuntu wakikiye, hari umuntu w'imyamaso, hari umuntu ugukeneye, hari umuntu ugukeneye ubufasha. Uwo muntu uramureba uretse kugira ngo ukuzi. Hari n'ukuzi, hari n'abatakuzi, ariko n'abakuzi barakubyirukanira. Twagiye ubutunzi bwacu, ariko nimuhumure, nimurebe imirimo yacu izagerwa. Tuzahagarara imbere y'imanza ya Kristo. Pawulo yaravuze ngo kuko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Rero bavandimwe, inshuti, muryango, bane wacu, nimureke dukorera Imana igihe kigihari. Turambura amaboko yacu dukora imirimo y'umwami. Yari yabikora ndababwira ngo mukore kuko igihe nikigera muzasarura. Tugomba gukora. Imana ni umukozi. Imana kwisi kugira ngo dukore. Icyo ni ikintu cya imirimo, les œuvres izagiye twakoze tukicyambaye uyu mubiri. Icya kabiri kizarebwa hariya mu bicu tubwire kumwe na Yesu ni ibikorwa, travail journalier, imirimo ya buri munsi. Twatuntu dutoya udusuzugura, Imana izatureba. Twadukorwa twa buri munsi, kwinjira usohoka, umurimo usanzwe wa buri munsi, banyakabyizi kazagerwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Imirimo yakora izagerwa. Bibiliya irasobanura neza hariya mu Bikorinto 15:58 hakavuga ngo ni ngombwa ngo dukore imirimo y'umwami kuko tuzi ko tuzasarura. Nimukore buri munsi. Akarimo kose ukoze menye kuko gafite ingororano. Umurimo, hari imirimo minini dushinzwe, ariko hari n'utundi dutoya ko kurera abana bawe. Nabyo Imana izabiduhembera. Hari ahantu ukora ukakorana umwete, ukakorana umurava, ukakora unezerewe. Ibyo byose bizagerwa. Barebe ukuntu wabikoraga neza kuko bema y'Imana, kamera y'Imana iratureba n'ibikorwa byose dukora. Icya gatatu kizagerwa n'umurava, umwete. Ibyo byose bazareba umurava, zele, kwiha ukuntu wabyitwaragamo, ukuntu wabyitwaga. N'ibi ngibi bya niba ture bazabikubaza. Niwe wabyihitiye, umurava wabikoranaga, indirimbo waririmbaga, inyigisho wigishaga, impano wari wakoreshaga. Ibyo umurava. Bibiliya iravuga ngo kuby'umwete ntitukabizangwe. Cyo kubanguka ntukajye witonda. Ariko ugakora basunika, ugakora wikwega, ugakora usetire. Ariko amagambo y'Imana aratwereka ngo kuby'umwete ntitukabe izangwe. Amen. Dukorana umurava. Uko basiganwa bose keretse wa wundi wagize umurava, wahatanye. Turahatana. Kubera iki? Kuko tuzi neza kuko dukora umurimo w'umwami. Nimureke dukore umwami, dushireho umwete. Shiraho umugani wa muntu, shiraho umwete. No mu busaza no mu bukecuru wagaragare. Bibiliya ivuga batewe mu bikari by'Uwiteka. Toto n'amakakama. No mu busaza bazaba bafite itoto. Ujye ubyuka mu rukerera, ujye wicara umugoroba utaramira Imana. Ujye umurava. Haleluya. Gira umwete wo kunzaho vuba, gira umwete wo gutaramira Imana. Ya nyuma tugira umwete, ongeramo imbaraga. Ibyo ukora byose
umwete bavandimwe. Ijambo ry'Imana rirashaka ko dukorana umurava. Icya kane kizagerwa n'ubuhamya. Ubuhamya bwacu bazareba ubwa twakiniramo, hariya dutuye, hariya dukorera, abo tubana, izo zose bizagerwa. Bibiliya iravuga mu Byahishuwe 12:11 ngo bamunesheje kubera iki? Ubuhamya. Ijambo ry'Imana, ubuhamya bwabo bakundaga Imana. Ubuhamya bwawe buzakutsindishiriza cyangwa se buzatugutsindwa. Uko witwaye, uko wifataga, uko wahagarara imbere y'Imana. Bitwaye neza imbere y'Imana bakiri muri iyi si, nabo bambaye amazimana irabarata, Imana irabavuga. Ndakunda batanu bo mu isezerano rya kera, abagabo muri Yeremiya 15 umurongo wa mbere bavuga ngo Mose na Samuel. Imana iravuga ibwira Yeremiya ngo babwire ngo Mose na Samuel bambagaza imbere we. Imana ikumbura iziri yibuka guhagarara kwa Mose na Samuel, kandi bari barapfuye, bari barasinziriye, bari barajya. Imana irabavuga, Imana irabarata, Imana ivuga ubuhamya bwabo. Ivuga Nowa na Yobu na Daniel, iravuga ngo bari bamagaza imbere. Naranezerewe ba. Iyo ntekereje abo bagabo, ntekereza abakozi b'Imana basinziriye biwacu. Umva ndanezerewe. Ese reka mbabwira aka kantu. Muzi ko tutaza tuvuga ngo nyakwigendera Mose, ngo nyakwigendera Yosuwa, nyakwigendera oya, bariho cyavuga. Natwe tuzaza ku bagabo b'intwari bacu bari nka bamutanga, tuze tubavuga, tuvuga ngo barehemu. Oya, yewe sinza mvuga ngo data marehemu. Oya, ndabizi ko yanigishije zanama muvuga mu izina simutsinda, kavuga ngo data icyo yambwiye. Tumenya aba bagabo b'intwari, aba bakozi tubigireho. Haleluya. Mwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo mwibuka babayoboraga kera bakababwira yego ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Yesu ko yarari ni kwari kandi niko azahora iminsi yose. Abagabo ijambo ry'Imana batwigishije tubigireho, turebe ikibuga, turebe umurava. Abagenda none bagiye kera tubibuke. Amena. Muze twibuka ababayo, nta byaha bagira n'ab'Imana. Muze mwibuka abakazi, muze mwibuka abasore b'Imana bitangiye umurimo w'Imana. Muze mwibuka abasaza, abakozi b'Imana baruhutse bakajabikana b'amatayo mu ngura. Ubutumwa bwiza bemeye gutukwa. Muze mwibuka kiriya kibuga, mwibuka ikibuga cyaka, mwibuka ikibuga ngura yakiniyemo, kwitereramo. Uririmbye aravuga ngo umenye kuko icyo kibuga ukiniramo hari abandi bagikinira. Amena. Neza ujye umenya ukuntu bitwaraga. Haleluya. Tumenye ubuhamya bwacu. Haleluya. Ubuhamya bwacu uzageza kuri wa munsi nibaze kuguhamagara. Bahamagaye abera bose, bahamagaye ba Daniel, bahamagaye abagabo bataramiye Imana. Nzanumva muramza akunda kuvuga. Abo bose bahagaze imbere yawe, uzatsindishwa n'iki? Uzavuga uti? Uzahagarara uti? Icyo gituma binde ubuhamya bwawe. Ariho abagore batanu mutagira ngo none nabasize. Matayo igice cya mbere kiravuga abagore batanu. Wana wa batanu wenye sifa nzuri, bari bafite ubuhamya bw'Imana. Hindura. Uwa mbere ni uwitwa Tamari, uwa kabiri ni Rahabu, uwa gatatu ni Rusi, uwa kane ni Betisheba, uwa gatanu ni Mariya. Ngabo bagore batanu Imana yahinduriye amateka baba bagabo banditse mu bisekuruza za Yesu. Kibakira abagore Imana yabahinduriye amateka. Ubuhamya bwawe bwiza usijali na mwanzo wa maisha yako. Ntukagire intambwe y'ubuhamya bwawe. Reba aho ugeze. Imana yaraguhinduye. Haleluya. Hariho benshi nabi, hariho benshi batangiye batazwi, ariko kuri none weza ndeba abagore bari hano usanire bamwe kareba gatanga. Mureke tuvuge abagore beza bana b'Imana nkaba Ana wo mugahuna unza mbona akunda kuvuga hano. Ana ishuri waje naramwigishije, yari umugaturika mwinshi
n'umuryango wabo. Ariko iyo ureba none ukumva yayobora niba ture agasengesho kavuga ni heri mwisho kuliko mwanzo. Amen. Uvuze ngo byiza kurangiza kurusha gutanga. Amen. Batangiranye bananiwe, hari abatangiye neza musa nabi, ariko heri mwisho mzuri. Mani kumishakana wacu ndabashimira cyane ku bikorwa bubyutse. Mana yabahamagaye mukabakoresha ibitangaza mukabamenya mu bukecuru bwanyu. Mani bamuhamya bwiza nishimira cyane kumva ijwi ryawe Ana kuko bikamwisha ariko kumva waruzi umwuka wera kandi ukorera Imana. Cya gatanu ni ministere d'oresi impano zibazwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Abantu benshi barazishaka ariko umusaza hari yaranditse aravuga ngo ntimukifuze kuba abayobozi cyane, cyane kuzamuka kuko muzabibazwa. Oresi impano wahawe sesi impano. Mu Kirundi aravuga ngo furura, mu Giswahili akavuga ngo washa watse. Impano wahawe ujye uyifurura. Tumuza musoma hariya mu Balewi ngo bazaga bahura igicaniro bahuha kugira ngo ivu ritajya ku muriro, umuriro utazima, umuriro waka ku gicaniro. Impano yawe guhora yaka uguhora ufurura. Imana nibara kora Imana yaragwaye gusenga senga, Imana yaragwaye bwiriza. Sindabona umwanya ariko igihe nikigera nzababwira ubivuga butumwa. Uburyo Imana yaduhaye umurimo wivuga butumwa mu mahanga, tuwujyane tuwugeze mu bihugu zakure. Aho ugeze aho uri hose Imana irakuzi, Imana iri kumwe nawe. Ya Mana twabana gimurenge ntiyagusize mu nkambi, ni ya Mana iza yiyereka abantu. Ese uri ko iyo Daniel ataja mu nkambi, iyo ba Daniel bataja mu nkambi, iyo ba mu nkambi, iyo bamorikayi bataja mu nkambi, biriya bitangaza gajiba zarabana basakura Sheke na Bedenego ibyaba baho zabereye mu nkambi. Ntabwo byaba Yerusalemu basigaye, ariko ibitangaza n'ibimenyetso byabasanziriye muri iyo nkambi. Imana yagushizemo kugira ngo ube Daniel, ube gukoresha ibitangaza, ibimenyetso bizagaragara muri iyo nkambi. Imana ni Mana yacu, ntidusiga ntiduhana, idufitiye umugambi mwiza. Nicyo gituma impano wahawe uzikoreshe neza. Impano wahawe iravuga hariya mu Baheburayo 13:17 akavuga ngo kugira babayobora mubagandukire kuko baba maso bibazo, mubumvire. Impano yanyu nimuyityaze, nimuyikoreshe. Twese akoresha impano yahawe kuko izagerwa. Barebe uko wayikoreshaga. Ijambo rya gatandatu ni impano twahawe twayivuze. Ya gatandatu ni imirimo. Imirimo niyo ijyanye n'impano twahawe. Hano ni umurimo. Icya gatandatu ni icya karindwi ni bien materiel. Ubutunzi bien materiel, umutungo wahawe, amafaranga Imana yaguha, ibintu byakunyuze ku bujere. Twebwe turi ba ekonome, twebwe turi ba gera, twebwe turamanaginga ibintu, tuyoboye management y'umutungo Imana yaduhaye. Ariko igihe kizagera utange raporo yawe, Imana ikubaza umushahara wawe, Imana ikubaza amaboko yawe izo yinjizaga uko wayakoreshaga. Ubutunzi bwacu bavandimwe buzashira buzasigara kwisi, ariko ubwo twakoresheje neza, twakoreye Imana, twakoze umurimo ubwo nibwo twabasha guserukana imbere y'Imana. Imbere ya yande uhagaze, Imana izareba yishimira ubutunzi Imana yaduhaye kuko twawuza umusaruro. Hariya mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 6:10 aravuga ngo kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro myinshi. Uzi ko abantu bamwe babaye ibisambo ubu nyine bakunze amafaranga bagakunda impiya bakagera naho abana babo
bakagera no umuryango wabo ari bavuga tuvuga ngo nibakorera Imana bataza bakorera n'imiryango yabo bakima abana babo bakima abasore babo bakima imiryango yabo gukunda impiya n'umuzi w'ibyaha byinshi nayo Imana iguhaye nayo kugira ngo ufashe abana umugabo w'umutanzaniya turamukunda n'umuvuga butumwa mwiza yaravuze ngo nimba ubonye abantu bazindutse iwawe gusaba ngo ujye ubaha kandi nimba ubona ko bakugoye ngo uzareke tubwire Imana ngo iyakwake noneho nawe uzinduka gusaba ahandi ese ibyo wabyemera ko bakuguranira wowe ukadutonda gusaba ukaduzinduka ujya gukaba kujya urakarira baza kugukaba singira ngo nibyo byishimo byawe yaba bari babaye yaravuze karuciye ngo ati iminsi nini ati yaba yari baye nyinshi ibe bibari yaba bari baje benshi bajye bazinduka batonda umurongo utange nimero umurongo kuko Imana yakugiriye neza amen gutonda iw'abandi ntiwibukiye wategeraga abandi amaboko none Imana yaguhaye ngo abantu barangoye aho none iyo bakugoye siko kwiza babaye benshi Imana yaguhaye ubutunzi muvandimwe bien materiel tuyikoreshe neza Yesu yaravuze ngo mutange mu rugero rwuzuye rutsindagiye Luka 6 uhereye kuri 34 rwuzuye rutsindagiye kuko urugero ugereramo nirwo nawe bazakugereramo wa munsi waje imbere y'Imana uri kugororerwa uri kuhabwa umugisha uri kwiragera ibyo wakoze izaba ari igitangaza yaravuze 5 aravuga ngo abatunzi nimurire mu boroge kuko banyu buriwe n'ingesi ubutunzi banyu burashize ubutunzi burariwe bavanye inshuti ibyo bintu murabizi ubutunzi buzashira ibyo bizatambuka ufite no wifite ariko igihe ufite bikoreshe neza Yesu yaravuze hariya muri Luka aravuga ngo nimubitse ubutunzi bwanyu ahatagera ingezi kuri 12:32 nimwidodera udusaho mubike ubutunzi bwanyu ariko turutazutanga icyacumi ba hari umuntu wasenga niba ture hari umuntu watarama muri iki gitaramo afite ideni ry'icyacumi muvandi hindukira kizwa bicyareve cya ubutunzi bwawe Imana yawe igugisha haleluya amen abantu benshi bataza bakora umuryango baza bagitanga gitanga kenshi yani wacu twebwe ari uburyo tugira kuri kwezi tukareba ukuntu twafasha abana baburaye bagize gute bari hariya kubera biriya bibazo tureba bagize ibyago bagize gute ariko ugasanga nk'umuntu w'umugabo aravuga ngo ntabyo afite kandi ukamumubwira no bwanje n'icyacumi ndabizi kutagitanga niba udashobora kureba umuntu urwaye niba udashobora umwana wa mwene wanyu warwaye bwaki n'icyacumi ushobora Yesu hariya yaravuze ati nimba Yohana niwe wanditse umusaza nimba umuntu adakunze mwene se gukunda Imana ko nimba utagaragaje urukundo ukunda mwene se no gukunda Imana ndabihari icyamunani hazagerwa imibabaro twagize muri iyi si yaratugoye bana ariko nimuhumure iyi mibabaro yose irabitswe Bibiliya izivuga ikurikirana kurorongotana kwacu izifata imibabaro yacu n'amarira yacu ikayashyira mu icupa ariya mu byacu 8 amarira yacu n'amasengesho no gutaka kw'abera Imana igukamura ikawushyira mu icupa ukaseri wacu mutanga yaratwigisha aratubwira ngo hariya ku gice cya 8 ngo Marigarita ilulu iriya Marigarita nziza isigirijwe ku ngo namarira n'imibabaro yacu n'imibabaro amarira twarize kubw'umurimo w'Imana n'imiruho twarushe tugenda haleluya amen n'aya majoro muza mwicara uyu mubiri ukicara ijoro ukicara urukerera utaruye uwo muruho yaratwigishije umusaza ngo azayakamura mu ijuru azava mu Marigarita ngo
izasigirizwa ku marembo y'ijuru. Imibabaro yacu izashira, izagerwa imbere y'Imana, izagerwa. Humure yanditse kuri 4:13 urwandiko rwa mbere haravuga ngo muzitere hejuru niba batuka babahora izina ry'Imana. Imibabaro yanyu mugomba kwihangana. Kandi bavandimwe, hari ababyeyi batanze ubuhamya bagize imibabaro irabarenga ukarukumva ko ariko wahamukanye, ariko iyo mibabaro yose izashira umwami Yesu naza. Mwami Yesu, iyo mibabaro izahinduka imarigarita. Imana ihindura umunsi tuzaseruka ku marembo y'ijuru, tuzagerayo tuyibone irabagirana, usange byarahindutse byiza, ibyaramarira byarahindutse bitwenge. Mbega umunezero mwinshi izagerwa. Humura, wicika intege, umubabaro wawe Yesu arakuzi kandi arawanditse kandi arawutegura kuko uvunjiramo ibyiza. Imibabaro izagerwa hano kuri iyi si. Icya 9 izagerwa ni ukwizera. N'izindi nshyitse twagize imbere y'amaso y'Imana. Kwizera kwacu kuzagerwa. Rero ibyo twakoranaga kwizera, baravuze ngo imirimo yose udakorana kwizera ni icyaha. Abaroma 14 uriya murongo wa 24 hariya n'umurongo wa nyuma, reka musome hariya. Uravuga neza ngo imirimo yose udakoranye n'umurongo wa nyuma, kandi igikorwa cyose kidakoranywe kwizera kiba ari icyaha. Igikorwa cyose udakoranye kwizera, Imana izagera kwizera kwacu bavandimwe. Imana izagera kwacu ko twakwitwayemo. Kwizera udafite kwizera ntiwanezeza Imana. Gukora byose bigomba bishingiye ku kwizera. Hariho abantu benshi bakora imirimo batizera kandi bagatakaza byinshi bitazahabwa ingororano. Naraye mbitekereje ndababara. Mutekereza amakwe tuzadukora dushingira abana, mutekereza amafaranga tuzadutakaza, mutekereza amamiliyoni, imiliyoni, ubukwe bumwe miliyoni 30, 20, uruhande rumwe bagatanga 10, urundi bagatanga umugoroba umwe, isaha imwe, amasaha 30 ikaba ngaho igashya. Ariya amafaranga azambabaza, ariya amafaranga nifasha abakenewe. Ubwo ndakunda umwe twigira ngo ariya amafaranga tuze tuyafashe impunzi n'abapfakazi n'ababandi bagashoboye tuazakora imbere y'Imana. Usabire abana maze gushingira abana benshi batandatu, ariko aho urambwira ngo warakoze kutugaburira wa ngo nibura ngo nindamuka ngambwire ngo reka ngwishora agafanda warangaburi miliyoni twapatete nta gashimwe nta asandi, ariko twavuga gusango bantu ngo banezerwe. Bagutekereza ariya amafaranga, ariko yarebe wayahaye umukene, wafashije imvuzi, wafashije utishoboye mbere y'Imana. Ingororano zikomeye dukora ibikorwa byo kwizera. Yutekereza tugarura ushira ubwenge ku gihe, urebe ese aya mafaranga yo kozanya akora kuri gukora ukwerereza, ugahamagara isi, ugahamagara inshuti, ukamenya abantu bagufasha, ariko wajya gukorera Imana nayo ufite ukayagura, nayo ufite ukagabana. Uko nugukora ndakwizera. Araganira nabo WhatsApp gacikikana k'abantu bamuntu umukomeye, ariko avunja, ariko akora mu mufuka, akajya gabanyareba $1, 2, arwagera ku $20 yamagakura mu miliyari 20, aragira gutya 20 ngo agiye gutanga ari mu rusengero hayatu. Ibintu bibaho, biracyabaho. Bakutekereza nimba ufite kwizera, igikorwa cyose udakoranye kwizera ugikora n'igege, ugikora ukora bahamagara, ugikora bashuhije, ugikora baribinze. Ariko reka mbabwire bavandimwe, iyi mirimo Imana dukora mureke tuyikorane umurava, kuko hariya hari ingororano. Mureke dukore cyane, twerekane kwizera, twerekane ibyiringiro byacu. Abaheburayo hariya ku gice cya 10 umurongo wa 35, umurongo uvuga neza ukavuga ngo nuko rero ntimutubushize ubwoba bwanyu, mufite ingororano ikomeye. Uko gukora kwanyu ntimutu
ubushizi bw'ubwoba bwanyu ufite ingororano ikomeye imbere y'amaso y'Imana kwizera kwawe warinze ujye uhagarara wizera henda mpagarare kwanireshya wizera kwandera ndetse Yesu yaza none yasanga ufite kwizera Pawulo we yararinze kwizera cyane mugabo warinze kwizera aravuga ngo kwanye ndambara nziza narinze kwizera birize hagarara mu kwizera uhagarare wipime uvuge ngo sibiro byanjye cyari bingana ibyo bintu nitubihagararamo gutyo itatu n'igice izabishize iminsi 260 izabishize haze kuko igice cya kabiri tuzinjira guhabwa ingororano nzazivuga ejo muri zo nzavugamo amakamba ari ibindi tuzagororerwa mu cyumba cya kabiri ahangaha kwagukorerwa ariko twitegure kwinjira mu cyumba cya kabiri cyo guhabwa ingororano burindi yanavuze ngo tuzahabwa ingororano zaririmbira Yesu Amen. Amen. ukuhagaze ureba uko witwara kandi ndagirana uyu murimo w'Imana mwaduhamagariyemo gukora ndavuga cyane bariko tuvugana na madame ngese tuvuga iki turavuga ngo ubwo mwaduhaye umwanya none turavuga none jewe mfasha abana nabibabwiye benshi kandi Imana ikamfasha ariko tuzashaka 50,000 natwe twongere kuri iki gikorwa mwatangiye kugira ngo ikomeze natwe twinjiremo ukuboko kwacu kubonekemo sindikarire ngo ivuge ngo narayita nubwo nza mbikora hano nubwo mbikora mu zindi nzira ariko hamwe n'abandi begerane tuhuze imbaraga umoja ni nguvu l'union fait la force ni imbaraga kandi amafaranga kazaba makeya oya baza bavuga abanyarwanda hano ngo nta munyagara w'amafaranga nubwo yaba 1,000 nubwo zari 2,000 by'ikiro cy'isukari ukagitanga yoyo ikomeye kibuza mwumva ya sendi batubwiye ejo wa mugore makeya cyane ariko gushira hamwe kuko uzanye 2 uriya yazanye $200 undazana 10 undazana 3 undazana 5 wayahuza ikaba ya Emilio uzareba umwanya nuja kugura ikintu ku isoko ukavuga ngo ubuzi 1,000 bazabwira ngo ntiwendeje subirayo rero nico gituma ibyo ukora byose bitaba bikeya ndetse ngire soreza ahangaha niba handi muntu nawe waje no ejo utarakoze wibuke ubitekereze nawe ugira gukora abantu benshi ya tugomba gukora kiriya gikorwa yewe yababonemereye twagize kompa tugize kompasiyo ariko ayo mafaranga y'abazungu tuza tubahesha umugisha mu gihe bari abazungu bagira umugisha tuza tuguma kuvuga buri gihe cyose bagatanga $20 ku kwezi $50 yaza yareba abakene yareba ukuntu bimwira bimeze batambaye inkweto nzaza mbaye $100 ku kwezi izo $100 sabira umugisha tukiyiriza umugisha akawugira twebwe tugatahana amafaranga niko mwaretse natwe tukavoma umugisha mwagiye mwigira kuri abo bazungu mwagiye nko mu mahanga natwe tukagira umugisha ngo niba turayaka izaza ituro $1,000 buri kwezi tugihereze ifasha abakene ifasha abatishoboye uko niko kwagura ubwami bw'Imana